nongere mbasuhuze kandi mbifurize amahoro y'Imana, mwebwe mudahwema kutwereka ko mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku munsi. Reka mbahe ikaze abaherereye mu ntara y'Amajyepfo, abari mu Majyaruguru, Iburasirazuba ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali by'umwihariko. Sinabura kandi guha ikaze abari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, abari mu ntara ya gatandatu, ariyo ntara dukunze kwita intara ya diaspora. Kuri kamera z'icyambu TV, reka nongere mbabwire ngo aha duherereye ni kuri ofisi, biraza kungora njye kubisobanura, ariko kuri kamera turi kumwe n'umugabo mubona uri usanze kuri ofisi, araza kutwemerera kugira ngo niba ugiye kutuganirira aratubwira byinshi ndetse anatubwire n'ibindi ndabizi muraza gukunda. Reka rero mutwemerere mutangire mutwibwira. Njye nitwa Rushimirwabyozi Aruna, nkaba mpagarariye sendika y'abakozi batunganya imisatsi, inzara n'ubwiza mu Rwanda. Aha ni ukuvuga ngo tugeze kuri sendika y'abakwaferi batunganya imisatsi ndetse n'ubwiza. Bwana Haruna, iyi sendika yatangiye ryari, imaze igihe kingana iki ikora? Sendika imaze imyaka 7 ikora, ariko yabonye ubuzima gatozi mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, nibwo yasohotse mu igazeti ya leta hagati yayo. Kubera iki yashyizweho mbere itari iriho? Ni uko twabiharaniye kandi twashakaga yuko uburenganzira bw'umukozi bwumvikana kandi bukagira agaciro. Byaba byari byarigeze bigaragara ko se umukwaferi abayeho nabi bityo wenda hakajyaho sendika igamije kumurengera? Yego, umukwaferi ntabwo yari afite ejo hazaza heza, kuko yahemberwaga mu ntoki, amafaranga akayarya uko yiboneye, ntagire ubwiteganyirize bw'abakozi, ntagire gukorana na banki, akaba hari umukozi mbese udafatitse ku buryo iterambere ryo ryari rigoye. Uyu munsi wa none aho imaze sendika imaze gushyirirwaho, mubona ari iki uyu munsi wa none yamariye umukwaferi? Hari nk'ibikorwa dusanzemo ubu ngubu. Yego. Ibikorwa dusanzemo, turimo kubabwira uburyo bazakora ibizamini byo guhabwa impamyabumenyi abantu bigiye ku murimo, bamaze nibuze imyaka nk'itatu bakora uno mwuga ariko batagira impamyabumenyi. Ni ibikorwa twavuganyeho na Rwanda RTB, Rwanda TVET Board, bereka ko abantu tubafite, ko bagumye kubaha impamyabumenyi zibahesha agaciro, bagakora bafite impapuro zibemerera yuko uwo mwuga bawuzi neza. Ubu rero icyo gikorwa nicyo turimo kubandikamo kugira ngo bamenye site bazakoreraho, kuko icyo gikorwa kizatangira ku wa mbere ku itariki enye. Umuntu yahita yibaza, ese umuntu usanzwe ukora salo de coiffure wanayize amaze iyo myaka, byaba ari ngombwa Bwana Haruna ko mujya kumukoresha ikizamini? Nta kuntu twabimenya, urabona haraje abantu benshi barenga 300, ntabwo wabimenya ko yabyize cyangwa se abizi kubikora. Ikibimwemeza ni icyo kigo kimukoresha ibizamini, kigatanga impamyabumenyi yerekana ko abizi, nawe akibona n'aho agiye kwaka akazi akagenda akwereka ko ibyo kuko akora, ikigo kibishinzwe cyamuhaye impamyabumenyi cyerekana ko abizi. Nyuma y'uko izo seritifika zitanzwe ku batunganya imisatsi, ese abatazaba bafite iyo seritifika bazaba bemerewe gukora muri salo ubwo? Yes, barabyemerewe. Ni igikorwa tuzakoramo imyaka 3. Ubu twatangiye ku bantu 300, ariko mu kwa mbere tuzakomeza no mu ntara tuzahagera, ku buryo bose bazagerwaho nta kibazo bazagira. Sendika ifite ubushobozi bwo kuba izabasha guhugura cyangwa se gutanga amaseritifika kuri abo bantu muri icyo gihe kingana n'imyaka 5 hatabayeho kudindira, yenda ngo bamwe babone seritifika abandi bazibure? Hari ishami ryitwa CDF rikorera muri RTB, ryo ririmo kudutera inkunga muri icyo gikorwa. Twebwe ubwacu nta bushobozi twari kubona bwo kubikoresha. Uyu munsi wa none Bwana Haruna, nkawe uhagarariye abakwaferi by'umwihariko mu Rwanda, twagiye tubona imbogamizi zigenda ziba hagati y'abakwaferi ndetse n'abakoresha, aho usanga habayemo gushwana, rimwe na rimwe hakabaho no gutandukana mu buryo budasobanutse, bamwe barenganyije abandi.
navuga ngo ni ibihe bikorwa sendika izakora cyangwa se yatangiye gukora bigamije gutuma umukwaferi agira ahantu ava ndetse akagira n'aho agera? hari hari ibiganiro tumaze iminsi dukorana n'abafite amasaro, kuko abafite amasaro n'abafite asosiyasiyo ibarizwa muri PSF. Hari n'umukono twashyize ku biganiro twagiranye, tugirana amasezerano y'ubufatanyabikorwa mu rwego rwo gukemura ibyo bibazo, dushyiraho umurongo ngenderwaho hagati y'umukozi n'umukoresha. Hariho ibyo bibazo nk'uko bivuze biriho, harimo nk'ikibazo cy'amavanse, hano bagitera impungenge, bagifatiye umwanzuro. Hariho ikibazo cyo kwirukana, ukaba wakwirukana umukozi uko wishakiye, hari nabyo twavugaga, kuba utamuhembera kuri banki, kuba nta bwiteganyirize agira. Byose twabifatiye umwanzuro, dusinyana amasezerano yo gukemura ibyo bibazo byose. Ubwo rero tugiye kujya dukorana ku buryo uko umukozi bamufataga, uko yahohoterwaga, ibyo byose bitazongera kuba. Ibyo biraza gutuma ndahita nkubaza, hari abantu, reka nkoresha ijambo ry'igifaransa bita kunegesha, usanga rimwe na rimwe bashobora gufata ibintu nk'aho nta mumaro. Ese hari ibihano bishobora kuzagenerwa uwaba akora umwuga wo gutunganya imisatsi, ubwiza n'inzara, ataba muri uwo muryango wa sendika mutubwiye? Oya, guhana ntabwo tubiteganya, ahubwo hazabaho kwigisha no gusobanurira umuntu. Umuntu burya bitewe n'ibikorwa byiza abona mufite n'iterambere abona azageramo. Ntabwo wabwira rero umuntu ngo uzamuhana ngo kubera atumvisha ibyawe, ahubwo uramwigisha, ukamwereka n'inyungu azabonamo mu byo umuteganyiriza. Ntabwo wahita uvuga ngo uzahana abantu, ntabwo bishoboka, ntabwo duhana. Ni ukuvuga ngo ibibazo byose abakwaferi bashobora guhura nabyo bazajya babasha kubigeza kuri sendika nayo ibashe kubikemura. Yego, ni nayo mpamvu turimo kuvuga ngo turakorana n'abakoresha, ibyo bibazo byose tuba dufatanya tubikemure neza ku mahoro, ku buryo umukoresha aza muri salo yazunguka, ariko n'umukwaferi nawe akunguka, akamenya n'uko akoresha umushahara we, agakorana na banki, akiteza imbere. Mukivuga kuri icyo kijyanye n'imishahara, bamwe mu bajeni twaganiriye nabo bagendaga bagarukaho ko babangamiwe n'umushahara bari guhembwa, aho umukoresha ashobora kugufatirana akaguha umushahara washatse bitewe n'impamvu ze bwite. Niki mwaba murimo muteganya ku kijyanye n'imishahara y'abakozi ba natwe? Ikijyanye n'imishahara y'abakozi, ibyo nakubwiye, turimo kureba ukuntu yazamuka, ariko nanone kugira ngo umushahara uzamuke nuko nawe uba wazamuye ibyo ukora. Ntabwo wabwira umukoresha wawe ngo ntabwo kuzamura umushahara ntacyo yungutse. Turareba rero uburyo turimo kurebera hagati y'impande zombi, uburyo salo yakunguka n'umukozi akunguka. Nibyo bibazo turimo ubu ngubu, kandi bizashoboka, bizakemuka. Biraza kandi guhita binanganisha ku kibazo ngira ngo nkubaze, ni ibihe bikorwa bindi by'umwihariko mutegurira abakwaferi, nk'umukuru w'abakwaferi, nk'umuvugizi wabo? Ese hari ikindi kintu mwaba mubahishiye cyatuma umukwaferi agira ahantu ava akagira n'aho agera? Yego, nibyo nakubwiye, turimo kubitegura. Ubu turimo kuvugana wenda n'amabanki, ubu turimo kuvugana na I&M banki, turimo kuvugana na Equity, kugira ngo wa mushahara w'abakozi ugica kuri izo banki, noneho umukozi nawe amenye ukwiteganyiriza no kwizigamira. Hari urugero naguha rutoya, nk'umuntu umaze imyaka 15 akodesha inzu wenda y'ibihumbi 100, imyaka 15 agikodesha ya nzu, kuki ayo mafaranga atajya muri banki, noneho banki ikamugurira inzu, yishyura akajya yishyura banki muri ya myaka 10 akaba yayishinze igasigara ari iye. Ni urugero, kandi bizashoboka. Kuki ufite miliyoni yawe imwe cyangwa imwe n'igice, banki itakongeraho izindi miliyoni nk'ebyiri ugashinga salo yawe aho kujya gukorera abandi nawe ukikorera? Ni birashoboka. Ibintu bya mbere byose, ibintu byose biteza umuntu imbere, icya mbere ni ukubanza kumenya ibyo ari byo.
Mm. Niba umuntu amaze imyaka 10 akora nta bwiteganyirize bw'abakozi agira, akazasaza nk'ubu nasaza akanshyira mu modoka bakanjyana mu cyaro ahantu ntamenyereye, nagombye kuba mpembwa muri ya myaka 10 mu mafaranga natanze y'ubwiteganyirize, nanjye bahembwa nk'uko abandi bahembwa. Ibyo byose rero tuzabiganiriza abakozi, tubiganirize n'abakoresha, abakoresha bamaze kubyumva ko nta kundi babikwepa, hari itegeko ribigena, abakozi ntibasigaye kubyumva kandi twatangiye kuganira nabo, kandi ntabwo yakwaha kumva ari inyungu ziwe, rero bazabyumva kandi bizagenda neza. Njye ndahamya yuko aho umukwaferi yari ari wa mbere atariho azaguma. Agomba gutera imbere bya mbere. Agomba gutera imbere byanze bikunze. Ubwo leta ikomeza, hari inkuru tugenda twumva ko bamwe bagenda bagaragaza ngo amafaranga ngo y'abakwaferi ngo ni amafaranga ngo wagira ngo araroze, umukwaferi ngo usanga amaze imyaka 10 ngo ariko nta kintu ageraho. Ubwo sintekereza ko iyo gahunda yo gukorana n'amabanki ishobora kuzatuma umukwaferi kuko umushahara awukoresha neza, wenda mwaba mwaratekereza. Yego, agomba kuwukoresha neza, tukabigisha ukuntu atagomba guhita awuza. Munsi ubona umuntu ahembwa ibihumbi 150, umwaka ugashira n'ipantaro n'inkweto zacitse akabasha kugura izindi, bamuhembaga nimugoroba bakamuhemba ayo mafaranga, ariko bakamuhemba buri cyumweru, icyumweru kikajya gushira ikindi cyaje yarayamaze. Dushaka rero kubamenyesha yuko nta mukwaferi uzajya guhemberwa mu ntoki, bose bagomba guhemberwa kuri banki. Akavuga ati niba nahemberwa kuri banki, ukwezi nzarya nayo, nishyura inzara nayo, hasigaye abo ubwiteganyirize muri banki abikwe muri banki. Umwaka ushize niba uzavuga ati nawe mfite iki n'iki muri banki, ni inyigisho wagiye gukora, inyigisho tubigishe, tubaganirize kandi bazabyumva. Nta muntu wanga gutera imbere, ikibazo bari bafite ni ukubahembera mu ntoki. Ntabwo abenshi bazi na banki icyo ari cyo, ntabwo bari babizi rwose. Bwana Haruna, twagiye tuganiriza urubyiruko rwinshi rukora umurimo wo gutunganya imisatsi, ariko ugasanga hagenda hagarukwaho ikintu kijyanye n'ubusinzi, aho hari abakwaferi bakigaragaraho n'ubusinzi. Nk'uhagarariye abakwaferi, ni iki wabwira abajeni bakimeze nk'uko? Ni ibiganiro bikomeye byo nakubwiraga, ibintu byose ni ukwigisha, kumva ngo umuntu akenshi na kenshi byaterwaga n'ayo mafaranga babaga nimugoroba. Umpembye nimugoroba, umpembye niriwe mu kazi, udasohoka muri salo mboneza mu kabari. Ariko numpembera kuri banki, ntabwo nzajya kumfata ibihumbi 10 byo kujya kunywera muri noza. Abakwaferi benshi ari amafaranga bajya babaha, iyo wogosha umuntu neza cyangwa umutunganyije umusatsi neza, ari ijya gusigira 500 cyangwa 1000. Nta mukwaferi ufite kuva muri saa tatu ufite 500 cyangwa 4. Ibyo byose rero tugomba kubaganiriza, akamenya ko umushahara, buriya amafaranga y'umushahara ntabwo aba yawe wamaze kuvanamo ibyangombwa. Bagomba no kumenyera kuko bazatanga na teperi, hari amafaranga bazatanga y'umushahara ajya mu isanduku ya leta muri Rwanda Revenue. Aho ngaho uraza kudusobanura neza kugira ngo babyumve. Bazabyumva kuko wanga gufata igihugu aho ukorera neza, ko abandi se bayatanga. Nibatangire bamenye yuko bagomba kubaho nk'uko abandi banyarwanda bose bariho. Bamenye n'izo nzoga bazigabanye ziveho. Umuntu aranywa amacupa 5 gute y'inzoga, ari buze gushaka kurya, ari buze gushishira inzu. Tugiye kuganira nabo tubigishe bamere nk'abandi bakozi, bamenye ukuntu bagomba gutera imbere, bamenye ukuntu bagomba kugendana n'igihugu, kandi ntawe uzabyanga. N'abakoresha kandi babimenye, amenye ko atagomba guhembera umukozi mu ntoki, amenye ko agomba kumutangira teperi. Ni umukoresha uzanayitanga, ntabwo ari umukozi azayavana ku mushahara wiwe. Babimenye kandi bazabimenya. Igihugu ntabwo ari icy'abantu bakora muri leta gusa, ntabwo ari icy'abantu natwe abakwaferi turimo, kandi ntabwo ari byo bizatuma dukena. Niba wanyweraga 5000 ku munsi, sinkubujije inzoga, unywa agacupa kamwe, cyangwa se ukamera nk'umusazi, nibyo bya mbere.
wapi. Ah, Bwana Haruna, uyu munsi wa none umurimo wo gutunganya imisatsi, ubwiza n'inzara ni umurimo ushobora gutunga umuntu? None se ubona ari umurimo usuzuguritse? Salo se iyo ugiyemo wowe utanga angahe? Aho utanga nka bitanu, hari ahishyurwa bitanu. Icyo nemera cyo ni uko salo za 500 ugiye ku mashini ukareba amazima alcool ukareba amapudure, salo ya 500 iri hano i Kigali rwose ndumva nta n'iziyaza nayo. Nibyo navuga byo kuzamuka k'umushahara w'umuntu. Ntabwo wahembwa ibihumbi 50 cyangwa 60 i Kigali ukodesha inzu ya 30, ipura y'ibiryo urabona ahantu igeze, kereka w'igisambo wiba, ntabwo ayo mafaranga yakubeshaho. Rero tugomba guhatana yuko umushahara uzamuka. Ntabwo umushahara uzazamuka rero wowe bosi wawe atayabonye. Uzabanza uzamure bosi yunguke nawe aguhembe neza. Ariko rwose tugomba kwerekana yuko umushahara ugomba kuzamuka kuri 50 cyangwa 60 ntabwo byatunga umuntu. Ikindi cya kabiri tukamenya yuko natwe n'ayo mafaranga makeya tugomba kuyafata neza. Uzaba umusore gute udateganya kuzubaka inzu? Kuko turimo kuvugana n'amabanki. Amabanki abakwaferi bayajyemo bamenye ukuntu bagomba kubikamo batamaze umushahara wose mu mayoga cyangwa mu bindi biyobyabwenge cyangwa n'ibindi. Kandi tumenye ko ubukwaferi ari umwuga mwiza, umwuga ugerwaho na buri munyarwanda uwo ari we wese n'abanyamahanga. Ni ukuvuga ngo umunyarwanda uwo ari we wese agera muri salo akora ibikorwa byacu. Nta muntu wamara ukwezi niyo utajyamo, abadamu bakora inzara, kwiyogoshesha, zo gusuka, ubwiza, umwuga w'agaciro rero. Niyo mpamvu dushaka abantu n'abawukora bagira agaciro, bakaba abantu bafitiye igihugu akamaro kandi nabo bakifitiye. Ntabwo wagirira igihugu cyawe akamaro nawe utakifitiye. Yego. Ntibishoboka. Ngira ngo hari ikindi cyifuzo bari bangejejeho bambwira ko igihe nzaba nababonye nta kibamuka kibatangira, nk'uko ugenda ubona abamotari bashobora kwamamariza kampani runaka binyuze mu myambaro. Abatunganya imisatsi twaganiriye badusabye ko mwazabakorera ubuvugizi ku buryo bahabwa amakampani bajya bamamariza nabo, kuko muri iki gihugu ni abantu benshi, ni abantu bagerwaho n'abantu benshi, ku buryo ikigo runaka yaba ari kwamamariza cyarushaho kuzamuka binyuze ku mukwaferi. Mu magambo make bifuza ko mwabakorera ubuvugizi bakabasha kugira ibigo runaka bamamariza, ndetse nabo urumva hakabonekamo n'akanyungu. Iki ni icyifuzo bangejeje. Ntabwo nemera ko ibyo bintu bishoboka. Ntabwo wakwambara umwenda wa kampani n'iyi wenda nka MTN cyangwa Airtel cyangwa se n'izindi ngo uvuge ngo izajya iguha amafaranga kubera ko wambaye uwo mwenda. Oya. Ahubwo icyo nemera cyo cyashoboka ni uko bafasha wenda nka asosiyasiyo yanyu, wenda nk'iyo niforume bakayigurira ubu nawe kugira ngo uyigure, bakaba bayiguha noneho ukayambara ariko utayiguze. Niba wayigura nk'ibihumbi 5 cyangwa 7, nk'urugero nk'ubu twebwe dufite gahunda twavuganye n'abakoresha kugira ngo tugabanye abiyitirira umwuga wacu cyangwa se n'abandi bawuzamo atari bo. Turimo gupanga kuzashyiraho iniforume iranga umukwaferi. Iyo iniforume rero nitubona ikigo kitwemerera kikaba cyayiduha, umukwaferi atayiguze cyangwa nyir'isaro atayiguze, aho birumvikana ko twayifata noneho cya kirango cy'iyo sosiyete kikajyaho, abanyarwanda bagahita bakibona. Byaba na ngombwa tugakoresha poroduwi zacu. Ariko ntabwo twakwizeza abanyamuryango bacu ko iyo kampani twazumvikana ko hari icyo yabaha cy'amafaranga, ahubwo yabaha iyo iniforume aho kugira ngo bayitangire amafaranga. Bwana Haruna, turimo tugana ku musozo, muri aka kazi kanyu mukora ko guhagararira abakwaferi ndetse no kubavugira, ni izihe mbogamizi muhura nazo? Imbogamizi duhura nazo za mbere na mbere ni imyumvire. Imyumvire aho tujya mu bakoresha ugasanga ntabwo bazi sendika icyo ari cyo, ugasanga n'abanyamuryango bacu benshi ntabwo bari bayimenya.
ubu ikibazo dufite nyine ni ukwigisha, nacyo turimo ubu cyane cyane, umuntu kugira ngo amenye sendika icyo ari cyo, icyo izamumarira, uburyo agomba kwiteza imbere, uburyo agomba guharanira uburenganzira bwiwe, uburyo agomba kumenya amategeko agenga umurimo, ibyo byose ni imbogamizi, bisaba kwigisha guhozaho, ariko birimo biraza, batangiye kubimenya, iyo ubwira umuntu uburenganzira bwe n'inyungu ze abyumva vuba cyane. Turimo kandi tugana ku musozo, reka mbabwire bakunzi b'Icyambo TV, uyu twarimo tuganira nawe ni Bwana Haruna, umuyobozi w'abakwaferi mu Rwanda, akaba n'umuyobozi wa sendika yabo ibagenga, ariho hakemukira ibibazo byabo bigiye bitandukanye, navuga ngo yatuganirije byinshi ndetse anagaruka ku bijyanye n'umukwaferi uburyo akwiye kubaho. Bwana Haruna, turagushimiye kubw'umwanya uhaye Icyambo TV. Murakoze cyane.